Uyu munsi noneho ngiye kukubwira kode wakoresha ugura amayinite kuri MTN uyagurira kuri Tigo ukoresheje uburyo bwa ifashe. Hano amayinite makeya uzagura ni 200 kuzamura kugira ngo batagukata, batagucaginga cya giciro gisanzwe. Ko dusanzwe tubimenyereye kugura amayinite uyakura kuri MTN uyagurira kuri Tigo, akenshi baducaginga amafaranga, baducaginga cost, ariko kode ngiye kukubwira yo nta n'igitoboye bazajya bakwaka. Reka dutangire. Ni ukujya aho duhamagarira tukandikamo akanyenyeri 662 urwego, kwemeza kuri simukadi ya MTN. Nk'uko mubibona batubwiye ngo welcome to FDI service. Duhitamo rimwe ifashe. Twarangiza tugahitamo kugura amayinite. Ushaka ariko wagura n'amashanyarazi cyangwa se ifatabuguzi rya StarTimes. Twebwe dukanda kuri rimwe, twarangiza tugashyiramo ya nimero ya mobile ariko ya Airtel cyangwa Tigo, tukayishyiramo twihuse. Send. Urabona baratubwiye ngo top up airtime. Dushyiramo amafaranga ariko atari munsi ya 200. Tuyandikemo 200. Hano baguha transaction wemeza kugira ngo bibashe gukunda, nk'uko twabibonye kuri ya kode y'ubushize. Noneho yo igufasha kubona amayinite y'100. Niba utarayibonye uze gusubira inyuma muri video zacu zabanje, nayo urayibonamo. Hano turategereza baduha proof cyangwa se dukande iyi kode bari kutubwira, iyi 182 akanyenyeri 7 akanyenyeri 1 urwego, ugakurikiza amabwiriza. Reka tubikande turebe uko batubwira. Twemeza n'ubundi kuri simukadi dushaka kuguraho amayinite, tuyavanaho tuyajyana kuri ya simukadi twashizemo ya Airtel. Urabona bahise basaba gushyiramo pin. Uramutse ushyizemo pin bahita bampa amayinite yanjye akagera kuri simukadi. Bibutsa gukanda subscribe, share, comment kugira ngo ubutaha tujye tumenya ibiganiro tubahereza. Ciao ciao.